Ikaze mwese Bible turi kumwe in shine with scripture. Ushobora kubanza gukora subscribe aho hasi noneho tukaganira neza. Nawe winjiye mu muryango kandi ni karibu rwose niba warangije kubikora. Urubyiruko Bible turi kumwe. Ni gute mwabona inshuti nziza? Ni gute wabona inshuti nziza? By'umwihariko urubyiruko hano nirwo ndi kwibandeho cyane. Wabona ute inshuti nziza? Iyo umuntu arakaye bakeneye uwo abwira uko amerewe. Iyo umuntu ababaye aba akeneye uwamuhumuriza. Kandi iyo umuntu yishimye aba akeneye uwo basangira ibyishimo. Rwose kuva umuntu akiri umwana aba akeneye inshuti, kandi uko agenda akura arushaho gukenera inshuti. Tekereza kera ukuntu wari ukeneye abana mukinana, bakubaga hafi kugira ngo utagira irungu, kandi ibyo byatumye ukura neza. Ariko ubu bitandukanye n'icyo gihe, ubu noneho ukeneye inshuti ya nyayo izajya ikumara irungu, ariko nanone mukaba mubona ibintu kimwe. Bibiliya igira ikintu ivuga ku bijyanye n'ubucuti. Ntabwo mu migani igice cya 17 turasoma umurongo wa 17. Nagutegereza uhagere. Imigani igice cya 17 umurongo wa 17. Niba wahageze aravuga ngo inshuti nyakuri igukunda igihe cyose kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Inshuti nyakuri igukunda igihe cyose. Ubwo bucuti Bibiliya ivuga bushobora kuba bukomeye kurusha ubwo wari ufitanye n'abana mwakinanaga. Inshuti nyakuri igukunda igihe cyose kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Ubu warakuze rubyiruko rw'umubibure turi kumwe hano. Iyo nshuti rero ikuba hafi igihe cyose ikakubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba, iyo niyo nshuti ukeneye. Ni ukuvuga ko ukeneye inshuti zujuje ibintu bitatu. Icya mbere, ukeneye inshuti zifite imico myiza. Kabiri, zifite amahame akwiriye zigenderaho. Gatatu, zituma nawe umuntu mwiza ukagira imico myiza. Ikibazo rero, wakora iki ngo ubone inshuti zujuje ibyo bintu? Reka duhere ku cya mbere. Inshuti zifite imico myiza wazibona ute? Wazikura he? Buriya abantu bita inshuti zawe bose siko mu by'ukuri bakubera inshuti nziza. Uzi impamvu? Rambura mu migani igice cya 18 umurongo wa 24. Aravuga ngo habe inshuti ziba ziteguye kumarana, ariko habaho inshuti ntabwo komunika mu rutiri umuvandimwe. Ngo hari n'inshuti ziteguye kumarana. Ushobora kumva ibyo ngibyo ari nko gukabya. Bibiliya iri gukabya. Ariko tekereza kuri ibi. Hari abantu uzi wenda bashobora kuba barakubereye inshuti cyangwa se bakazibera abandi, hari icyo babashakaho, babakurikiranyeho. Arashaka kukurya utwawe, arashaka ikindi kitari. Use nta nshuti muzi zijya zica ngenzi zazo, zizihaye uburozi cyangwa se zizigambaniye. Undi se umuntu ashaka kugirira nabi ntanyura ku nshuti yawe, kuko utanyuze ku nshuti yawe ntiyakubona. Ntihari ababigeraho se inshuti zabo zikabagambanira. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Bibiliya kandi yarabivuze. Hari inshuti ziteguye kumarana. Ese nta muntu uzi witaga inshuti yawe maze wamara gutsimbura ugiye agasigara kuvuga nabi cyangwa akagenda gusebya mu bantu, kandi abantu bakabyemera kuko bazi ko muri inshuti? Rwose inshuti nk'izo zibaho.
sorry, inshuti nizo zibaho. Rero ibyo uba ugomba kubizirikana. Abitwa inshuti zawe ntabwo ariko bose bakubera inshuti nziza. Ariko nanone hano nk'uko bigaragara mu Warumi igice cya 3:23, abantu twese turi abanyabyaha. Nanone inshuti ntugomba kuyitegaho ubutungane. Oya, twese nta muntu udakosa. Rwose n'inshuti yawe ishobora kugukorera ikintu kikakubabaza, ariko iyo igusabye imbabazi burya ibivanye ku mutima, uribuka ko urukundo rutwikira ibyaha byinshi, nk'uko muri Petero wa mbere igice cya 4:8 habigaragaza. Ntabwo rwose kuba inshuti ifite imico myiza bivuze ko nta makosa ikora. Oya, ntabwo ari icyo bivuze. Buri gihe ujye uzirikana ko kugira inshuti nziza ari byo bifite agaciro kuruta kugira inshuti nyinshi. Ako nako ukazirikana. Ntukarebere ku mubare, ahubwo ujye urebera ku mico. Noneho rero tugiye kureba ni gute watoranya inshuti ifite imico myiza. Wagombye gutoranya inshuti zifite imico myiza ikwiriye kwiganwa. Nambura mu Bagalatiya turebe urugero. Igice cya 5 turasoma umurongo 22 na 23. Turavuga ngo ku rundi ruhande imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, kwizera, kwitonda, kumenya kwifata. Ibintu nk'ibyo nta mategeko abihanira. Izi ngo ni imbuto z'umwuka. Ese inshuti zawe zifite izi mbuto z'umwuka? Inshuti zawe zifite urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, kwizera, kwitonda no kumenya kwifata. Inshuti zawe zifite iyi mico. Wenda iyi mico ntabwo ndi bujye kwisobanura ukuntu umuntu yayigaragaza, wenda mu gihe kiri imbere tuzayiganiraho buri muco ukuntu ushobora kuwugaragaza. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu yujuje iyi mico aba ari inshuti nziza pe. Si inshuti zawe zujuje iyi mico? Ushobora kureba hahandi ujya wandika, ukandika inshuti, izina ry'iyo nshuti yawe, ukandika n'imico ifite, ukareba niba bihuje neza n'izi mbuto z'umwuka. Niba usanze bafite imico mibi gusa, byaba byiza ushake izindi nshuti nziza kurusha izo ngizo zujuje biriya bintu. Kuko ukeneye inshuti ifite imico myiza, ntabwo ukeneye inshuti z'umubare gusa ziri aho zikugaragiye. Oya, ukeneye inshuti magara zifite imico myiza. Sibyo? Tubonye ko wazitoranya, reka twe kubigarukaho. Reka noneho duhite tujya ku kintu cya kabiri. Ntabwo ukeneye inshuti ifite imico myiza gusa, ukeneye n'inshuti ifite amahame akwiriye igenderaho. Hano hari ikintu ugomba kuzirikana. Uko ushakisha inshuti cyane ni nako uba ushobora kubona inshuti mbi. Icyakora mu Migani igice cya 13:20, ujye wibuka ko ugirana imishyikirano n'abapfapfa bizamugwa nabi. Kandi ijambo abapfapfa ntiryumvikanisha abantu badafite ubwenge cyangwa babaswa mu ishuri. Oya rwose, ahubwo byumvikanisha abanga kumvira inama zishyize mu gaciro, maze bagakomeza kugira imyifatire mibi. Izo rero ntabwo arizo nshuti wifuza, ntabwo arizo nshuti ukeneye. None wakora iki rero kugira ngo ubone inshuti ifite amahame akwiriye igenderaho nyuma yo kubona ko ifite imico myiza? Nuko twabibonye ku kintu cya mbere. Aho kugira ngo ugirane ubucuti n'umuntu uwo ari we wese, jya utoranya. Zaburi ya 26:4, reka iri hame rizagufasha. Aravuga ngo sinicaranye n'abanyabinyoma kandi sinifatanya n'abahisha aho bari. Uyu muntu wanditse Zaburi
yatoranyaga abantu yabaga ari kumwe nabo. Ntabwo bishatse kuvuga ko hari abo wagombye kugirira urwikekwe, ariko gutoranya bivugwa aha ngaha bisobanura gushishoza bihagije ku buryo ushobora kubona itandukaniro hagati y'umukiranutsi n'umunyabyaha, hagati y'ukorera Imana n'utayikorera. Ntukagirire urwikekwe abantu, ariko ujye ushishoza bihagije umenye abo ugendana nabo, sibyo? Buriya ababyeyi bawe baba bashobora kugutuma ubona inshuti nziza ziri mu kigero cyawe, baba bashobora kugufasha, baba bareba ibintu wowe udashobora kubona. Reka turebe ukuntu rero ibyo wabikora kugira ngo umenye ko inshuti yawe ifite amahame yo kwigenderaho kandi koko utayagenderaho. Icya mbere, ibaze utese iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye nterwa impungenge nuko zishobora gutuma nkora ibintu nsanzwe nzi ko ari bibi. Iyo uri kumwe n'inshuti zawe utinyuka gukora ibintu bibi ubundi utakora uri wenyine. Niba ari yego, iyo nshuti cyangwa izo nshuti zawe nta kintu zakumarira, amahame zigenderaho nta kigenda pe. Niba ari inshuti zishobora gutuma utinyuka gukora ibintu ubundi ubona ko ari bibi, izo nta nshuti zirimo. Icya kabiri, ese uterwa ubwoba no kwereka inshuti zawe ababyeyi bawe utinya ko batazishimira? Umuntu utinya kuzana mu rugo, umuntu utinya kubwira ababyeyi bawe ko ari inshuti yawe, urumva idateje akaga iyo nshuti? Aho harimo akabazo. Ukwiriye gushaka inshuti zigendera ku mahame akiranuka kandi zikaba ari intangarugero mu mibereho yazo. Uriya umuntu ashobora kwirirwa avuga ariko ibikorwa bye bigaragaza uwo ari we. Ibikorwa ntibijya bibeshya. Umuntu w'intangarugero uramureba ukamumenya, n'abandi baramuvuga, sibyo? Rero ntabwo bizakugora rwose. Icyakora nanone hano hari ikindi kintu ukwiriye kuzirikana. Twabonye ikintu cya mbere ko inshuti zawe zigomba kuba zifite imico myiza, ariko mon cher, umuntu akurura ikintu basa, umuntu akurura uwo basa. Nawe nuba udafite imico myiza ntuzambeshye ngo uzajya gushaka inshuti ifite imico myiza, nawe ntayo ugira. Nubwo wayibona yo ntiyakwemera kuba inshuti yawe, reka nta mico myiza ugira. Nanone kuri iki kintu cya kabiri ngo ifite amahame akwiriye igenderaho, nawe niba nta mahame ugira, iyo nshuti se muzambere. Erega abantu bamenyana bakaba inshuti bitewe nuko bahurira ahantu hamwe. Wowe muzahurira he? Niba nta mahame ugira ugenderaho, uzahurira he n'iyo nshuti ushaka igira amahame? Niba nta mico myiza ugira, uzahurira he n'iyo nshuti ifite imico myiza? Ibi birasaba ko ubanza kuba inshuti nziza kugira ngo ukurure inshuti nziza. Ibyo bizagufasha. Ikintu cya gatatu, ukeneye inshuti ituma wowe ugira imico myiza. Gute rero? Rambura mu Bakorinto ba mbere igice cya 15:33 turebe icyo ukwiriye kuzirikana ku bijyanye n'iyi ngingo. Bakorinto ba mbere igice cya 15:33. Ntimuyobe, kwifatanya n'ababi cyonona imyifatire myiza. Umukobwa umwe witwa Lorraine yavuzwe mu nyandiko ya Jean w'Akadomo. Yaravuze ngo iyo nkoze ibyo abo twigana bansabye gukora nibwo banyemera, kubera ko numvaga nigunze nahisemo kwitwara nkabo kugira ngo abandi banyemere. Uwo mukobwa yaje kubona ko iyo wemeye gukurikiza amahame y'abandi uba umeze nk'inka bakinisha umukino wa esheke, bagenda bimura uko bishakiye. Ibyo rero ntabwo ari byo bigukwiriye rwose. Iyo ugendanye n'ababi bonona imyifatire yawe myiza. Ushobora kuvuga uti ariko nshobora kubanduza ahubwo bakaba abantu beza. Ibyo ntabwo bikunze kuba. Ikindi kandi ntukiyemere, ibyo byaba ari ukwiyemera cyane. Buriya amata
kugira ngo yandure ntabwo bisaba ikintu kinini, ni akantu gato gusa, nubwo amata yaba yuzuye ingunguru, sibyo? Akantu gato gashobora, iyo ari kabi, gashobora kwanduza ibintu byiza byinshi. Rero ijya ugira inshuti ariko ituma ugira imico myiza, igutera inkunga yo kugira imico myiza. Hano icyo wakora kugira ngo ibyo bigereho, ukwiriye gucana umubano n'inshuti zishaka kuhinduka kugira ngo wowe ukuze ibyifuzo. Ntukemere ko inshuti zawe zishaka kuhinduka ngo ubeho nk'uko ubyifuza zikomeza kuba mu mwanya wo kwitwa inshuti zawe. Icyo gihe uri kumera nk'igikinisho, nk'abakinisha muri esheke bimura aho bashaka. Ntukemere kuba igikinisho cy'inshuti zawe ngo no kugira ngo uzinezeze. Nutera iyo ntambwe ndakwizeza ko uzasigarana inshuti nke, ariko uzumva uguwe neza kandi uzabonye uburyo bwo kugira inshuti nziza zizatuma urushaho kugira imico myiza. Rambura umubare mu gice cya 12 umurongo wa 4. Aravuga ngo mureke kwishushanya n'iyi si, ahubwo muhindure imitekerereze rwose, kugira ngo ubwanyu mwigenzure mumenye neza iby'Imana ishaka, byiza, byemewe kandi bitunganye. Ubwanyu mwigenzure, wowe ugomba kugenzura kandi ugafata imyanzuro yawe, aho kugira ngo ube igikoresho cy'undi muntu akugire nk'iriya nka bakinisha mu mukino wa esheke bimura uko baba bishakiye. Ibyo ntibigukwiriye na gato. Rero ugitoranya inshuti, kandi nubwo wasigarana nke nta kibazo, nta ribi rwose. Kugira ngo umenye ko ufite inshuti zimeze zakugize nk'iyo nka bakinisha muri esheke, reka nkubaze ibi bibazo kuri ubu bisubize biraza gutuma umenya ukuntu gahunda zimeze. Ese ujya uhindura imyambarire yawe nuko uvuga cyangwa ukitwara nabi kugira ngo ushimishe inshuti zawe? Niba ushubije yego, umeze nk'inka bakinisha muri esheke, wemeye kuba igikoresho bakwimura uko bishakiye, kandi ibyo ntabwo bigukwiriye rwose rubyiruko rwo muri Bible turi kumwe. Ikibazo cya kabiri, ese hari igihe ujya ahantu hakemangwa utashoboraga kujya iyo uza kuba utari kumwe n'inshuti zawe? Niba ari yego, umeze nk'ayanka bakinisha muri esheke bakwimura uko bashaka, kandi ibyo ntibigukwiriye, reka mbisubiremo, ibyo ntibigukwiriye. Niba ushaka inshuti nziza ituma ugira imico myiza, ushobora kubaza ababyeyi bawe bakabigufashamo, cyangwa undi muntu ukuze ashobora kugufasha ukabona inshuti nziza. Ngibi bijyanye no gushaka inshuti nziza. Mwibuke ibyo twabonye. Ukeneye inshuti ivugwa mu Migani igice cya 17 umurongo wa 17. Inshuti ikunambaho, igukunda igihe cyose kandi ikakubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Iyo niyo nshuti ukeneye. Inshuti rero igomba kuba ifite ibintu bitatu. Ifite icya mbere imico myiza, icya kabiri amahame akwiriye igenderaho, icya gatatu ituma ugira imico myiza. Ishobora kuba inshuti imwe cyangwa nyinshi, nta kibazo. Icyo wagombye kuzirikana rero ku bijyanye n'inshuti ifite imico myiza, hari inshuti ziba ziteguye kumarana, ibyo murabizi twanabivuzeho. Ushaka rero inshuti ifite imico myiza, urugero nk'igaragara mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 na 23. Icya kabiri, ujya ushaka inshuti ifite amahame akwiriye igenderaho. Rwose iyo nshuti niba utinya kuyereka ababyeyi bawe, inshuti niba ikora ibintu iyo muri kumwe ituma cyangwa se zituma ukora ibintu ubundi utari usanzwe ukora, izo nshuti nta mahame akwiriye zigenderaho. Zireke, ushaka inshuti z'intangarugero kandi ntuzazibura. Icyakora nk'uko byavuzwe twigeze kubigarukaho, niba ushaka inshuti y'imico myiza, nawe ugomba kuba ufite imico myiza. Niba ushaka inshuti ifite amahame akwiriye igenderaho, nawe ugomba kuba uyafite. Hanyuma ikintu twasorejeho, iyo ushaka inshuti zituma ugira imico myiza, sibyo? Za nshuti zikumutiva kugira ngo ube umuntu mwiza, ibyo bizagufasha.
wibuke ko nta nshuti y'intungane ibaho. Jya wihutira kubabarira mu gihe inshuti yawe igukoshereje ariko ikagusaba imbabazi, kuko twese turi abanyabyaha. Reka nongere mbisubiremo, ukeneye inshuti ikunambaho ikakurutira umuvandimwe, nk'uko mu Migani igice cya 18:24 habigaragaje. Niba mu mibereho yawe ukurikiza amahame akiranuka, abandi bagerageza kubigenza batyo, bagerageza kubaho nkawe, ntabwo bizabagora kukubona kandi bazakubera inshuti nziza. Nibyo nababwiye, niba ushaka umuganga uramusanga kwa muganga, niba ushaka umumotari uramusanga ku muhanda, niba ushaka umuntu w'imico myiza uramusanga aho abo bantu baba bari, kandi ntiwahamenya nawe utagira imico myiza, sibyo? Imana ntabwo irobanura, sibyo? Nawe ntuzarobanure abantu. Ariko nanone iyo hari uwo ushaka kwakira mu ihema ryayo, dore ibintu ihita ikora. Zaburi 15:1-5 aravuga ngo, Yehova, ninde uzakira mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe? N'ugendera mu nzira iboneye, agakora ibyo gukiranuka kandi akavuga ukuri kuri mu mutima we. Ntiyigeze asebanya akoresheje ururimi rwe, ntiyigeze agirira nabi mugenzi we, kandi ntiyigeze harabika inshuti ye magara. Yanga umuntu wese ugaho, ariko abatinya Yehova arabubaha. Icyo yarahiriye ntagihindura, naho cyamubera kibi. Ntaguriza umuntu amafaranga ashaka inyungu, ntiyakira impongano ngo arenganye utari mu rubanza. Ukora ibyo ntazanyeganyezwa. Imana ntirobanura ku butoni, ibyo turabyemeranya, ariko iyo ishaka uwo yakira mu ihema ryayo iratoranya. Nawe ntukarobanure ku butoni, ariko niba hari uwo ushaka kwakira mu ihema ry'inshuti zawe, ijya utoranya. Aho uzabikurenganyiriza ibyo biramureba. Ushobora kwandika ahandi wandika icyo uzakora, noneho ibyo ugiye gukora kugira ngo ubone inshuti nziza ukurikije inama twabonye. Nanone wandike n'abantu bamwe bakuze wifuza kugirana nabo ubucuti. Buriya nta mpamvu zo gushyiraho imyaka. Ushobora no kugira inshuti ikuze inakubyaye cyangwa ubereye umwuzukuru. Hanyuma wandike n'ibintu wifuza kubaza ababyeyi bawe kuri iyo ngingo. Buriya ababyeyi bazi kureba, uzakine n'ababyeyi, ababyeyi baba bazi kureba cyane. Ese ni iyihe mico wumva iruta iyindi wakwifuza ku nshuti yawe? Nawe ujye ubanza ureba ariko kuyifite. Uwo iyo nshuti wibonye yakwifuza kugira inshuti nkawe. Ijya ubanza wirebeho cyane. Nibihe bintu uba ukwiriye guhindura kugira ngo ube inshuti nziza? Ibyo bizagufasha. Inshuti ababyeyi bakubujije, nushaka ujye ubyemera pe, zishobora kuba ari mbi. Kandi ujye wihutira kuganira n'ababyeyi ku bijyanye n'abantu wagira nabo ubucuti. Babaze inshuti wenda bari bafite mu kigero cyawe, igihe bari mu kigero cyawe bakiri abana. Ese bicuza kuba barahisemo izo nshuti? Niba ari uko se byagenze bite, byatewe n'iki? Babaze nyine ko wakwirinda bimwe mu bibazo bahuye nabyo, cyane ko bahanyuze aho uri kunyura uyu munsi. Nanone urubyiruko rwo mu Bible, igihe wabonye inshuti, zereka ababyeyi bawe nabo bagire icyo bazivugaho. Niba utinya kubikora, izo nshuti nta kigenda. Nuko uzi ko hari ikintu zifite kitashimisha ababyeyi bawe. So ujye ushishoza mbere yo gutoranya inshuti. Hari ibintu ushobora kwitoza kugira ngo inshuti nawe zo zigukunde, nawe ubanze ube inshuti nziza. Urugero nko kumenya gutega amatwi, kuko inshuti zawe zishobora kuba zifite ibibazo, kandi icyo kintu kiba gikenewe ku nshuti. Ukamenya kubabarira, ntukitege ubutungane kuko twese ducumura kenshi, muri Yakobo igice cya 3:2. Nanone ukamenya ko kugira inshuti bitavuze ko uhorana n'izo nshuti. Si ngombwa kuba umwe yiziritse ku wundi, ahubwo inshuti ziza iyo umuntu zikeneye, sibyo? Ntabwo ari ngombwa ngo muhore muri kumwe. Uzirikane ko iyo wemeye gukurikiza amahame y'abandi, ngo ni ukugira ngo bakwemere, ngo mukomeze kuba inshuti. Umeze nk'inka bakinisha umukino wa esheke bagenda bimura uko bishakiye, kandi ibyo ntibigukwiriye. Ukwiriye inshuti nziza, ukwiriye inshuti kunamba ikakubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba.
izo nama nuzikurikiza ni ukuri uzabona inshuti nziza. Ababibure mwakoze cyane, urubyiruko rw'ababibure twari kumwe mwakoze cyane. Uba ushobora gusangiza iyi video undi muntu ukeneye kumenya ibintu nk'ibi. Ushobora no gukora like niba wumvise byagufashije. Ese niba wumva hari ikindi kintu wakongeraho kuki utagishyiraho muri comment niba ubona byagira inyongeragaciro kuri icyo kiganiro. Nawe wenda ugashyiraho n'ibindi bintu wagenderaho uri inshuti nziza, cyangwa se niba warabonye inshuti nziza ukaba uzifite uyu munsi, ukaba ushobora gushyiraho ikintu zikumariye uyu munsi, ndetse wenda ushobora no gushyiraho niba mungana cyangwa se bakuze, mbese ukaduha ubunararibonye bwawe mu bijyanye no kugira inshuti, niba byarakubereye byiza cyangwa se niba warigeze no kwibeshya igihe wahitagamo inshuti uyu munsi bikaba biri kukugaruka. Ibyo nabyo abantu baba bakeneye kumenya ibyo ari byo. Ushobora gushyira comment hano, noneho abantu bakiga nyine. Nuko twiga tuba umuryango, tuba tugomba gushyira hamwe kugira ngo twigire ibintu byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe, ikore aho hasi, naje dukomeze n'ibindi biganiro. Iyi ni Shine with Scripture. Mwibuke ko nimushyira mu bikorwa ibi, ubuzima buzarushaho kuba bwiza. Ababibure mwakoze cyane, turi kumwe. Keep being blessed.